kubasuhuza mwe mudukurikira umunsi ku munsi. Duhora tubifuriza amahoro n'umugisha bituruka ku Mwami Imana, kandi ndizera neza ko aho muherereye impande enye z'isi, haba mu Rwanda, mu migabane itandukanye, ko muri amahoro. Nanone kandi ndahumuriza abantu bamaze iminsi barwaye, mumaze iminsi murwaye, mumaze iminsi murwaje, mumaze iminsi muri guca mu mibabaro itandukanye. Ni muhumure, Yesu yaranesheje. Ni muhumure, Yesu yaratsinze. Yesu ni umwami. Imana irakiza, Imana igira neza, kandi Imana iratabara. Urumvikana umaze ubungubu turi gusatira ku mpera z'umwaka 2025. Wahuye na byinshi bikuruhije, wahuye na byinshi bikubabaza, ariko Imana iracyari ku ngoma. Rero nguhaye ikaze, aha ni ku Rurembo TV. Tukugezaho ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana, tukugezaho ibiganiro by'iterambere, ibiganiro by'umuryango, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza kugira ngo dukomeze kuba mu iyi si duhuriramo n'iyo mibabaro yose nari maze kubabwira. Nyemerera rero dusengane Imana nk'uko bisanzwe. Turagize Uwiteka ikiganiro tugiye kugirana muri aka kanya. Mana Data wa twese, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye ineze n'urukundo rwawe, ngushimiye yuko uri umwami kandi uri umukiza, uri umutabazi utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba, uri umukozi w'umuhanga. Ndasenze kubw'abanyumva, birashoboka ko baba bahuye na za ntambara zitandukanye, ariko ikiganza cyawe gikiza abarwayi, kandi ikiganza cyawe, imbaraga zawe zisubiza ibyifuzo bya buri wese. Urakoze mwami kubo dutangiranye, ubane natwe twese, kandi kugera igihe iyi video irangiriye twese tubonere umugisha imbere yawe. Byose uko ushaka no kushima, ni mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye, amen. Yes, ndabiyegereje rero mu izina rya Yesu Kristo, kandi mbahaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo tugiye kuganira. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi turabizi neza ko ijambo ry'Imana rihindura ubuzima, ijambo ry'Imana ribeshaho, ijambo ry'Imana ritubera imbaraga ku baryizeye, kuko Imana iganirira natwe mu ijambo ryayo, binyuze mu ijambo ryayo, kuko ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Rero uyu munsi wa none ndashaka ko tuganira kw'iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naguteguriye nshaka ko tuganira, dufatanye, kandi nuryumva uzabufatanyije nanjye, kuryumva, kandi nanone ni bimwe mu musanzu wawe. Hanyuma mbere yuko ndisoma, banza ukora ikintu kimwe ngiye kugusaba, kanda subscribe, nurangiza ukande like, share, commentaire yawe birakenewe. Byose ni bimwe mu bikunganira kugira ngo ubutumwa bukomeze gusakara mu isi hose kuba bukeneye. Imana kandi reka ngushimire weho ubikoze, kandi nawe wamaze kubikora, Imana iguhereze umugisha, kandi Uwiteka Imana akwishimire. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana nateguye. Ni ijambo ryiza, ni inyigisho nziza. Nari maze kukubwira mu kanya, birashoboka ko warahuye n'intambara z'uburyo butandukanye, zitari zimwe, kandi nawe uyu munsi hari izo wahuye nazo. Rero nkuzaniye ibintu bitanu, uburyo butanu umuntu ashobora kwitwaramo ageze muri bya bigeragezo. Uburyo butanu uko umuntu ashobora kwitwara ageze mu bigeragezo, ni uburyo butanu nkuzaniye. Ukurikire neza uburyo uzajya witwara ugeze muri bya bindi bikugerageza. Urarwaye, wapfushije, mbese wahuye na bya bindi bituma mu mutima wawe wumva utakaza ibyishimo. Ni iki wakora? Ni ibihe bintu ushobora gukora bigatuma udatakaza ibyishimo byo mu Mana, udatakaza ibyiringiro, udatakaza amahoro, udatakaza wumva ugomba kuba ucitse intege? Ntago ari ngombwa gucika intege cyane. Nk'abantu turabanyantege nkeya, ariko nyamara dufite Imana y'inyembaraga, dufite Imana nk'umutabazi, dufite Imana nk'umurengezi, dufite Imana ijya yigaragaza mu byago ndetse no mu makuba. Rero iyi Mana
cyangwa izi nama eshanu, ibi bintu bitanu ngiye kukubwira nibyo bizajya bigenda bigufasha. Ni bimwe mu byo nagutoranyijemo kuko ni byinshi, ariko reka tuganire ku ibi bintu bitanu, cyangwa nkubwire ko ibi bintu bitanu bishobora kugufasha ugeze mu bikugerageza, watewe n'intambara z'uburyo butandukanye. Kuko iyo turi hano mu isi, niko ijambo ry'Imana ritubwira, dufashe igihe mu ntambara. Umuntu wese uri hano mu isi ahura n'intambara. Noneho byashyika kubizera, byashyika kuba bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, abasenga bahura n'ibigeragezo byinshi bitandukanye. Ariko se ibi bigeragezo duhura nabyo twabyitwara mwute? Ni gute twakwitwara tugeze mw'ibi bigeragezo by'uburyo butandukanye? Rero ijambo ry'Imana hari icyo ribivugaho. Ibyo tuvuga byose twifashisha ijambo ry'Imana. Ntabwo ari weho waba uhuye n'ibikugerageza bwa mbere. Mwari muzi ko na Yesu yahuye nabyo? Iyo usomye ijambo ry'Imana bigaragaza Yesu igihe yajyanwaga mu butayu gusenga igihe cy'iminsi 40 n'amajoro 40. Bibiliya irabitubwira, itubwira neza ko Yesu akimara gusoza amasengesho yahuye n'ibimugerageza. Satani yaramugerageje. Rero bivuze iki? Bivuze ko Yesu nawe yarageragejwe. Rero ntago ari weho wa mbere, nta nubwo ari weho wa nyuma uhuye n'ibigeragezo. Umuntu wese wavutse akaza hano mu isi abafashe igihe mu ntambara. Rero aho ngaho iyo ugeze mu bigeragezo ukwiye kwitwara neza, ukwiye guturiza Imana. Nuko mu kigeragezo buriya imbaraga zacu ntacyo zimara mu kigeragezo. Imbaraga zawe, amaganya yawe, guta ibyiringiro kwawe ntacyo kumara mu kigeragezo. Ahubwo ikigira umumaro cya mbere ni ugusenga. Gusenga mu kigeragezo birakenewe. Gusenga uri mu kigeragezo biguhuza n'Imana. Haleluya. Gusenga uri mu kigeragezo bituma wambara imbaraga. Gusenga uri mu kigeragezo, ibyo nibyo Imana igushakaho. Niho uhurira no guhumurizwa n'Imana. Imana irakwegera muri cya gihe cy'ikigeragezo. Iyo uri mu kigeragezo gikomeye, kuko iyo turi mu bigeragezo haza ibitero bya Satani birikwereka ko bicitse, birikwereka ko dupfuye, birikwereka ko turangiye. Ariko ikintu cyonyine kigishobora kugufasha uri mu kigeragezo ni ugusenga Imana, ukayitabaza. Kuko mu gusenga Imana ubuganira n'Imana. Haleluya. Mu gusenga Imana uba ubwira Imana ibikubabaje, ubuganyira Imana ibikugoye, ubuganyira Imana ibiruhije wa mutima wawe. Imana ishimwe cyane. Rero gusenga mu kigeragezo bifituma umutima wawe utekana. Gusenga mu kigeragezo, mwene data, bizatuma umutima wawe utekana. Gusenga mu kigeragezo bituma Imana izana uburinzi. Gusenga mu kigeragezo bituma Imana izana uburinzi. Biba bikenewe rero. Tubonye ko icyo ni icyambere. Mu gihe usenga, mu gihe ufashe icyemezo cyo gusenga uri mu kigeragezo, bizakuzanira inyungu zo gutekana mu mutima, kuko biba bikenewe nyine. Gusenga mu kigeragezo bituma Imana, imbabazi z'Imana zikwegera. Imana y'ubutwari bituma ikomeza kuguhumuriza kuko wasenze. Ibanga rero ni ugusenga uri mu kigeragezo. Senga uri mu kigeragezo, biba bikenewe cyane. Hanyuma ikintu cya kabiri, ntago dutinda. Ikintu cya kabiri ugomba gukora mu gihe uri mu kigeragezo, ugomba kwihamiriza n'ijambo ry'Imana kuruta ibyo ubona. Ni ukuvuga ngo ugomba gusoma ijambo ry'Imana. Ugomba, kuko Yesu akimara kugera mu bigeragezo, akimara kugeragezwa na Satani, yagiye asubirisha Satani ayibwira ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Satani ari kugerageza Yesu, amubwira ngo tegeka ibuye rihinduke umutsima. Ariko
Yesu yagiye amusubirisha ijambo ry'Imana. Rero mu kigeragezo ukwiye kuba wibitseho ijambo ry'Imana rikaguhumuriza mu mutima wawe. Soma ijambo ry'Imana mu gihe ugeze mu kigeragezo gikomeye. Ijambo ry'Imana rizakubera byose. Ijambo ry'Imana rizagutsindira amajwi ya Satani. Ijambo ry'Imana rizaguha gukomera. Ijambo ry'Imana rizaguha kunesha. Ijambo ry'Imana rizagusimbutsa ya mitego yose y'umwanzi wo kuvutakaje amahoro. Haleluya. Weho nyumva uri mu bigeragezo bitandukanye, Imana niyo yonyine ishobora kugutabara. Imana niyo yonyine ishobora kukumara ubwoba muri cya kigeragezo mu gihe usomye rya jambo ry'Imana. Imana niyo yonyine ishobora gutuma wumva uhumurijwe n'Imana. Imana ikagukorera kasoringi binyuze mu ijambo ryayo. Rero mu kigeragezo ni ibintu byiza gusoma ijambo ry'Imana. Rero kunesha ikigeragezo bitangirira hehe? Bitangirira mu mutima. Mu mutima wizeye ijambo ry'Imana. Mu kigeragezo, ikigeragezo kugira ukineshe bihera mu mutima wizeye neza Imana, wizeye ijambo ry'Imana. Rero icya gatatu ni ikihe? Muri bya bindi bitanu nabagiye ko bita ibintu bitanu bishobora kugufasha, kandi izi nama 5 nuzikoresha uzabasha kunesha ibikugerageza. Uzabasha gusohoka mu bikugerageza kandi usohokemo wemye, usohoke muri amahoro. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana isingizwe, Imana ihimbazwe. Rero icya gatatu, kuguma ku rubuga rw'abatagukomeza. Wirinde kuguma muri groupe cyangwa kuguma ku rubuga rw'abatagukomeza. Haleluya. Imana ishimwe. Kubera iki uguma ku rubuga rw'abantu batagukomeza? Kubera iki uguma ku urwo rubuga? Ni Imana ifite imbaraga kandi ni Imana yo kwizerwa. Rero mu by'ukuri gusenga bibyara umusaruro ukomeye. Kandi icyo kintu cya gatatu, kwifatanya n'abantu bataguhumuriza, kwifatanya n'abantu baguca intege. Hari abantu baca intege, hari abantu baca intege abandi bageze mu kigeragezo. Rero mu gihe ugeze mu kigeragezo, irinde kwifatanya n'abantu baguca intege, kuko abantu baguca intege ntabwo abari sawa. Rero mu gihe uri mu kigeragezo, mu gihe uri mu bikugoye, mu gihe ugeze muri kaga k'imibabaro, ugomba ikintu cya gatatu nicyo ndi kubabwira. Ugomba kwirinda amagurupe, ugomba kwirinda abantu baguca intege. Abantu baguca intege buriya hari abantu baba bagambiriye, Satani akoresha bagambiriye kuguca intege ugeze muri bya bigeragezo. Hari n'igihe wenda uba warabaganyiye, warababwiye ati birakomeye, Satani noneho akakurasira aho ngaho, akaguca intege anyuze muri abo bantu. Rero abo bantu irinde kubwira abantu batari inshuti zawe z'imbere ibibazo byawe, kuko nubibabwira bashobora gukoreshwa na Satani baguca intege. Rero ni ngombwa ko duturiza Imana, ahubwo n'icyo gihe ukaba mu magurupe, ukajya gusenga mu materaniro, mugateranira hamwe n'abandi, ariko hari ihumure ry'Imana. Ahantu hari ihumure ry'Imana, burya mu rusengero haba mu ihumure ry'Imana. Mu rusengero haba mu ihumure ry'Imana. Rero iyo ukorera hamwe n'abandi mu materaniro y'Imana meza, mu materaniro yera y'abasenga, yabumva ijambo ry'Imana, aho usubizwamo imbaraga, uhabwa imbaraga. Rero Bibiliya ivuga gute? Ntimugacogorere guteranira hamwe, ntimukirengagize guterana kwera. Iyo usomye mu Baheburayo ibice 10:25 wahasoma ukumva iki ijambo ry'Imana ikubwira kuguterana. Imana ikugirire neza. Cyangwa se utsinde ikibi
utsinde ikibi ugisimbuza icyiza. Nk'umubaroma naho habikubwira neza 12 umurongo wa 21, igihe uri mu kigeragezo jya ubasha kunesha ikibi. Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro ikurengere, Imana y'amahoro igutabare abantu baza bakuzanira ibishuko, amaganya, amagambo mabi. Ibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora guca intege mu kigeragezo. Rero ukwiye kumva ihumure ry'Imana mu gihe uri mu bigeragezo. Jya wiyumvira indirimbo z'Imana zihumuriza, jya usoma ijambo ry'Imana, jya usenga. Mw'icyo gihe cyose bizajya bikurenza iminsi mibi, kuko uyu munsi wa none uri kubabara, ariko ejo bizahinduka mu izina rya Yesu. Bizahindurwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ariko urasabwa ibyo bintu kubyitwararika. Ibyo bintu ndi kubabwira usabwa kubyitwararika kugira ngo Imana ikomeze kubana nawe muri bya bigeragezo. Imana ikomeze kubana nawe muri rwa rugamba uri kurwana narwo, kuko ari Imana ishobora byose, ari Imana ari umurengezi, ari umutabazi. Rero nanone mu kigeragezo ugomba kurinda ubuzima bw'umutima. Ugomba kurinda umutima wawe. Cyo ni icya kane. Rinda umutima wawe. Mu gihe cy'ibigeragezo bikomeye, rinda umutima wawe. Bibiliya bivuga neza ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Rinda umutima wawe. Mu gitabo cy'Imigani ibice 4:23 bivuga neza. Tugomba kurinda imitima yacu kurisha ibindi byose birindwa. Buriya mu mutima hacurirwa imigambi mibi, mu mutima w'umuntu hacurirwa imigambi myiza. Mbese mu mutima habamwe ibintu byinshi. Mu mutima w'umuntu haba ibintu byinshi. Irinde rero ibitekerezo bibi, birinda umutima wawe. Ibitekerezo byangiriza, birinda umutima wawe, ahubwo winjiza imbaraga z'umwuka. Haleluya. Kwa gusenga bikuzanira rero imbaraga z'umwuka wera. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Rero nanone mu kurinda umutima ugomba kwirinda amavideo, amafoto, amagambo, indirimbo zica intege. Amavideo, amafoto, amagambo, indirimbo zica intege. Hari ibintu wumva cyangwa ureba bikagira imbaraga mu mutima wawe, bigatuma ucika intege mu gihe cy'ikigeragezo. Bigatuma wumva kubaho, gupfa bikuritira kubaho. Kubera yuko winjije mu ntekerezo zawe, winjije mu mutima wawe ibitaza kukubaka, ibitubaka ubuzima bwawe, kuko uri mu gihe kibi, uri mu gihe cy'ibigeragezo. Niyo mpamvu izo nama ukwiye kuzumva. Niyo mpamvu izo nama ukwiye kuzikurikiza zinyuze mu ijambo ry'Imana, kuko iri ni ijambo ry'Imana, ntago ari ijambo ryanjye. Ni ijambo ry'Imana ndi kukubwira. Izi nama ndi kuzikubwira ariko nkakubwira ni ijambo ry'Imana, icyo rigenda ribivugaho. Ni ijambo ry'Imana rigufasha. Rero ukwiriye kwirinda kwinjiza kujya kureba amavideo, amafoto, kumva ibiganiro bibi. Ibyo byose nubikora uzaba uri kwiyangiriza. Uzaba uri kwiyangiriza. Rero rinda umutima wawe, uwurinde ibyo ngibyo tumaze kuvuga mu izina rya Yesu. Ahandi uzarebe kuntu usohoka neza mu kigeragezo. Erega ibigeragezo bibaho nyine. Ibigeragezo Imana irabiduhereza kuko twabonye neza ko na Yesu yageragejwe. Rero Yobu, mukozi w'Imana Yobu, yarageragejwe. Nawe rero ntago ari igitangaza ko wageragezwa. Twese turageragezwa, duhura n'ibibazo bitandukanye. Haleluya. Duhura n'ibibazo bitandukanye. Rero umuprofesa umwe yatanze ikizamini ku banyeshuri. Afata umwe mu banyeshuri amuhereza ikirahure cy'amazi kirimo amazi, agisukamwo amazi. Abwira umunyeshuri ati suka ikirahure cy'amazi, hanyuma
namara amazi yamaze kugera mu kirahuri aramubwira ngo ufata umunyu, uwo munyu uwufate uwushyire mu icyo kirahuri. Arabikora nk'umunyeshuri, aramubwira ngo soma kwayo mazi. Amaze kumubwira ngo soma kwayo mazi, umunyeshuri ayasomaho. Arangije aramubwira ati wumva bimeze biti? Aracira. Yayasomye yakiyasoma yahise kacira. Aramubwira ngo arabishye. Profesa aba aramujyanye. Zana wa munyu nanone, ingano ya wa munyu. Aramubwira ati none uyu munyu ushyire hariya, umene hariya, amujyana ku nyanja. Umene mu nyanja. Aramubwira ngo none ufata kwayo mazi y'iyo nyanja, kuko yashyizemo wa munyu. Aramubwira ati ongera noneho uyanyweho wumve ukuntu ameze. Ayanyweye aramubwira ngo wumva bimeze biti? Ati ndumva nta cyahindutse, ndumva nta kintu cyahindutse. Rero inyigisho iri mwaho aramubwira uti uko warebye, uko wumvisha ari amazi yarari mwa kiriya kirahuri, nuko wayumvishe mu gihe wayashyizemo umunyu yashyize mu iriya nyanja. Mu iriya nyanja wambwiye ko nta kibazo wumvishe mwari amazi yakomeje uko yarari. Ariko icyo yarashyize kwigisha nuko mbigereranwa n'ibigeragezo kuri buri muntu wese. Umuntu wese ahura n'ibigeragezo, ahubwo umuntu ibyo bigeragezo bishyitseho uburyo abyakira n'uburyo yiyubatse mu Mana, mu ijambo ry'Imana. Uko iyo utiyubatse muri za mbaraga zo gusenga, iyo utiyubatse muri za mbaraga z'ijambo ry'Imana, iyo utikomeje ku Mana, ikigeragezo kigushyitseho kiragutembagaza. Ikigeragezo kigushyitseho ntabwo ukomera. Ikigeragezo kigushyitseho ucika intege, ukamera nka ya mazi. Mbese ibigeragezo biba byinshi cyane ukagira ngo niwe wenyine uhura n'ibigeragezo, bikakubana nka wa munyu wageze mu kirahure. Haleluya. Ese weho ikigeragezo kikugezeho bigenda bite? Bigenda biti? Wumva bimeze biti? Urawe wumva ari wewe wenyine? Oya, ntago ari wewe wenyine. Ahubwo kugira ngo umere nka ya nyanja, bya bigeragezo niberaye bikugeraho, kuko ntago bizareka kukugeraho. Ariko nyamara ikigushoboza guhangana nabyo nuko umera nk'uriya munyu wagiye muri ya nyanja. Nuko waguka, mu yandi magambo ukaguka mu mutima wawe, ukaguka mu ntekerezo zawe, ukiga uko ugomba kubana n'ikigeragezo kikugezeho. Kuko uyu munsi waba wabaye, ejo ukishima. Uyu munsi waba wishimye, ejo ukaba ubabaye. Rero niyo mpamvu ugomba kugira imbaraga zo kwitwara mu kigeragezo. Niryo ryabanga. Ni ibyo bintu nkubwiye, ibyo bintu maze kuvuga bigera kuri 4. Ngiye kongera icya 5 dusoze. Ariko rwose jya wihanganira ibikugerageza. Jya wihanganira ibikugerageza, kuko ni ngombwa nyine turi mu isi bitubaho. Turi mu isi duhura n'ibyo bigeragezo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ariko humura Imana iragukunda, kandi humura Imana ifite imbaraga. Rero tugiye kubabwira ikintu cya 5, uko wajya bitwara mu ibyo bigeragezo. Ugomba kumva ko ikigeragezo gifite impamvu mu Mana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Banza wumve neza ko hari ibigeragezo biza bifite impamvu ku Mana. Niba uri umwizera Mana, ibigeragezo biza bifite impamvu ku Mana. Byanze bikunze ntabwo byakugezeho gutyo gusa. Nta kigeragezo kizira ubusa ku buzima bwa muntu. Haleluya. Nta kigeragezo kizira ubusa ku muntu. Nk'iyi minsi ya none maze iminsi mpura n'ibigeragezo byinshi bigenda byungikana, ariko ngakomera, nkumva rimwe na rimwe nk'umuntu najya gutekereza, nkumva we n'intekerezo zigiye kure, ariko ngahita ko ntekereza ku Mana, ngakoresha ikintu bita gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no kugira ituze. Haleluya. Ibigeragezo biraza, hari igihe biza neza, ibigeragezo by'amadeni bikaza, ibigeragezo by'uburwayi bikaza, ibigeragezo byo kurwaza bikaza, ibigeragezo byo kugarukanwa mu nzu bikaza, ibigeragezo byose by'uburyo butandukanye bikakugeraho. Ariko iyo bikugezeho witwara ute? Haleluya. Iyo bikugezeho mwene data wonyumva, witwara ute? Iyo bikugezeho mwene data, witwara ute mu kigeragezo?
haleluya. Witwara ute? Umuntu wese agerwaho n'ibigeragezo, kandi umuntu wese nanone ni umunyantege nkeya, ariko nanone dufite Imana ifite imbaraga, dufite Imana yo kwizerwa, dufite Imana ijya ibigenza neza, kandi Imana y'amahoro ijya itabara. Kuko byose Bibiliya iravuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Kutuzanira ibyiza. Yusomye mu gitabo cy'Abaroma naho wabihasanga ibice 8 umurongo wa 28. Pawulo buriya mu icyo gice nanone ugiye usoma no ku murongo wa 31 haravuga ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu mubisha wacu ninde? Ubwo itimanye umwana wa Yesu Kristo ikamutaka ubwacu twese, yabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Pawulo aravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana rubonerwa muri Kristo Yesu? Arareba aravuga ngo mbese yaba ari ibyago, yaba ari amakuba, kwaba ari ukwa mukaga, kwaba ari ukwambara ubusa, yaba ari inkota, yaba ari inzara. Arareba byose asanga nta kintu na kimwe cyamutandukanya n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero ibyo bigeragezo mwene data uri guhura nabyo uyu munsi wa none, nuko bitagakwiye kuguherana. Iki kintu cya gatanu nkubwiye nacyo ugitekerezaho, utekereza ko nta kigeragezo kidafite impamvu z'Imana. Nta kigeragezo utekereza ko ese kino kigeragezo giturutse nta bushake bw'Imana burimo. Ibigeragezo rero kenshi biza hari impamvu z'Imana, hari impamvu z'Imana uri kugeragezwa. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ikugirire neza. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora no kuba ari ikizamini yagushyizemo, ari ishuri ry'Imana, mu ishuri ry'umwuka. Mu bizera turageragezwa, kandi ikigeragezo gitanga guhamya, gitanga ubuhamya. Mu yandi magambo, gitanga ubuhamya bw'abandi bazaba bari kugeragezwa. Muzagende mumbwire, muzagende mu nsengero ahantu hatandukanye, cyangwa nubwo ataba no mu rusengero, mu bantu batandukanye burya uzasanga hari abantu bari kuganira kenshi. Niba warahuye n'ibigeragezo ukaba ubisubijwe uyu munsi, ushobora kubwira abantu ati sha nahuye n'ibibazo bikomeye, ariko sha mu ijuru hari Imana. Nubwo utabuze Imana ugahamya Imana, ukavuga uti Imana yangiriye neza, Imana uzi ibintu yankoreye, Imana uzi ibintu yantabaye, ukabibwira abandi bikabare mu mutima. Uzarebe mu nsengero ahantu hatandukanye ko ryagiye bashyiraho umwanya wo gushima Imana, uzasanga ugiye gushima Imana azavuga ibintu Imana yamukuyemo, azavuga ibisubizo by'Imana yabonye. Mbere hatabaza ibisubizo se hari iki? Hari ibigeragezo. Niyo mpamvu ahari amashimwe niho haboneka n'ibigeragezo, ahari ibigeragezo niho haboneka amashimwe. Niba uri kugeragezwa rero ugiye kwakira amashimwe mu izina rya Yesu. Niba uri kugeragezwa ugiye kwakira igitangaza mu izina rya Yesu. Niba uri kugeragezwa n'uburwayi ugiye urakize mu izina rya Yesu. Niba uri kugeragezwa no kubura ubukode bw'inzu, Imana iguhaye inzu yawe mu izina rya Yesu. Niba uri kugeragezwa no kubura urubyaro, Imana iguhaye urubyaro mu izina rya Yesu. Ibintu byose, ishuri ryose umazemo iminsi, Imana igiye kukwiyereka mu mbaraga zayo. Haleluya. Imana igiye kukwiyereka, Imana iragutaba, Imana irakurengeye, Imana ikoranye nawe, Imana ije kukugirira neza. Ibyo bigeragezo rumazemo iminsi, Imana ni igihe cyawe. Niba warabyitwayemo neza, ni igihe cyawe cyo kugutabara. Haleluya. Ibyo birashize kuko wihanganye, kuko wakomeye, kuko watuje, kuko wagiye usenga Imana, usoma ijambo ry'Imana, kuko wamaze gusobanukirwa neza ko ari ubushake bw'Imana. Imana rero ikugirire neza, kandi Imana y'amahoro ikurengere, Imana y'amahoro igutabare, kandi Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Rero nshuti bavandimwe bene data, mwari mukurikiye rwose. Mu gihe ugeze mu ibyo bigeragezo, senga udacogora. Mu gihe ugeze mu ibyo bigeragezo, iga ijambo ry'Imana. Mu gihe ugeze mu ibyo bigeragezo, gumana n'abantu beza bavuga iby'Imana. Mu gihe ugeze mu ibyo bigeragezo, rinda umutima wawe. Mu gihe ugeze mu bigeragezo,
izere ko Imana ikora imirimo. Nibyo bintu bitanu twabonye muri resume mu nyigisho dutambukije. Imana yacu ishimwe kandi Imana ibagirire neza. Rero reka ngushimire ko wadukurikiye rwose. Imana iguhereza umugisha kandi Imana ikwiteho. Imana ibane nawe mu bigeragezo umaze iminsi uhura nabyo. Imana ibishyireho iherezo. Haleluya. Imana y'amahoro igutabare kandi Imana y'amahoro ndabyizeye neza ko ari Imana itabara. Ni Imana itabura kuboneka mu byago erega no mu makuba. Ni Imana wakwiringira nawe uyu munsi ikagutabara. Imana ibahereza umugisha. Niba wari wibagiye gukanda subscribe yikandeho ntacyo bigutwara. Kandi nanone kora like, share and comment. Imana irakomeza kugenda iduhana umugisha. Imana irakomeza kugenda ikwagura. Imana irakomeza kugenda ikugirira neza. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese ndagushimiye. Ndaguhimbaje kubwo abumva ibi biganiro bicaho kwicano Ururembo TV. Mana buri wese yaba uri mu Rwanda, muri Afrika, mugabane wa Aziya, mugabane w'Uburayi, mwami ku migabane yose igize iyi si. Reka buri wese birashoboka ko hari abari mu bigeragezo uyu munsi Mana. Abo bose bagirire neza ubitiho barengere. Hari abari mu bibaruhije, hari ababyeyi, hari urubyiruko, hari abagabo, hari abagore. Mana abo bose imbaraga zawe zikomeye reka zibagaragareho. Ubwiza bwawe bugaragare ku buzima bwabo. Urakoze mwami Yesu. Urakoze kubagiriye neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye. Amen. Amen. Shalom, shalom.